Yo, wasama people mwe mwakoze subscribe kuri My Empire TV. Twagarutse muri ya content aho tuba tuganira n'umusani ukizamuka akagenda tubwira struggle bagenda banyuramo n'uburyo arimo aragenda akoresha bwo kugira ngo releasing career ye azamuke abo muhanzi ukomeye. Wasa ngo niga jya untera kamo nubona ndembye unsanira ihaho tarukarenga urwango wicara ukwame nkwereka urugero ubu mutuzo ntawe menyera ibyawe utaruka ikiraro shaka urukingo rwawe n'urubura icyorezo kikujyane numva kupinga ibyanjye nibuze ibyo ukora ucyura ngahe gaburira itungo ryawe ngiye kure niduhuje impade emera iyo ndwara urwaye wibye n'iyo mbyino kandi ushaje tera gatambwe utawe ukimbona apfuka mutange ikaze yewe ni Keno ni Big Keno muri kumwe hano kuri Mike muranyumva fresh. Kenon tukwakiriye kuri Meya aho tuba twiganira n'abasani agenda batubwira ukuntu ibintu bigenda bimeze struggle n'ibiki twiganira gake gake. Asante sana my brother, I appreciate kabisa. Naje naje mbere kuko bimeze. Kenon watangiye bino bintu byo kumva ko waba umuhanzi ryari? Ubundi bora biba byaratangiye kera. Hari ukuntu uba wiyumvamo impano kera ukiri n'igipeti kera muri za segonderi wandika line wagera classe ukandika uburongo buke buke. Naje nuko natangiye numva bizagenda. Najya numva ni umuraperi wa danje naje nakireba nkitinya wallahi. Bigenda bizamuka nandika ibora birenze kugeza ubwo nafashe umwanya ndavuga tereka nge sohora ingoma yanjye kabisa. Ingoma yawe ya mbere yasohotse ryari? Ingoma yanjye ntabwo irasohoka ngo ijye hanze gusa imaze gutunganywa, producer twarabitunganyije ngiye kuyisohora bayita Ndarwaye ibirenge mu ntambwe za nyuma ndimo ndasiga ibyo muvuga narwaniye nasangiye nabo nitaga abavandimwe birangira ari bo banguse iminsi mibi nayiteraga imboni nkabona babirimo baduye amarira atemba ku maso wabyaye agakubitwa nabyo guhembwa nafashe agakonika impano navanye mu buto nibwira ko nambutse kiraro n'icy'abakuru uruhinja n'intambwe nagiraga indenzaho kandi nk'uko abanyabwenge bakatira sandaya niko mba ndenzaho ihorere mama uyu munsi urarembye ariko ejo uzaba uri mu pesafo ibanga nakuranye ubwanjye nizera ko Imana gusa ari hemba uricuru uyu mutima utera nibuka ko hari n'abari kugenda buri munsi yo mfukamye senga burya azazanjye bamareba iyi mirima muri gufeka mbibonera kure yuzuye ifeza ya man Kenon utubwiye ko story yaturutse he? Iyo story nyine ni kwa kureba imihanda ureba uburyo abajene tukishakisha dushaka ibiceri gake gake uburyo turwaye ubukene nyine urabyumva ku ikofi niyo ndwara navugaga dupushinga byanga bikunda hamwe na hamwe niyo ngiyo kabisa. Ase ubona ari iki gituma urubyiruko rufite ubukene? Ubundi urubyiruko dufite ubukene kuko ibintu byagakwiye kuba bidufasha ubundi leta ubundi muri makeya iduha amahirwe nawe urabibona hari ibintu ishyiramo ahubwo urubyiruko natwe hari igihe rimwe na rimwe dukatira tugaca mu nzira zitari zo kugira ngo tubone ibiceri. Wowe ubundi uba ugomba kwitonda gake gake ubundi ufite imyaka 20 ushaka miliyoni 10 gute? Wowe kwama ureke kwiteza ibintu bikwica we wikiyagiriza ubuzima ku buryo ya mahirwe azasanga ugihatana mwana turakennye ariko nawe wishaka gukira vuba vuba. Batubwiye ko wabitangiye kuririmba bihereye high school. None mbwira nk'agasinariyo gato kakubayeho wiga high school kavuga ati ahangaha ndakotoye kabisa nk'umuntu w'umujene ahangaha ndaraburije. Maniga ibintu byagiye bibaho ni byinshi kabisa. Hari igihe twari tugiye mu misaka icyo gihe twe twigaga muri segonderi ariko dusenga hanze y'ikigo. Noneho icyo gihe dusohotse akavura karagwa. Noneho umujene wanjye twari tujyanye abarambwiye ati mwana reka dutere agatambwe tubasige tugere mu kiliziya vuba. Noneho ndavuga ati numva nibyo tuba duteye agatambwe turirukanka tugeze imbere nanjye sinzi uko byagenze nisanze hasi inda nyikuba hasi mu byondo ubwo nta kindi cyabaye twari twageze imbere y'abandi ubwo nta kindi cyabaye nukugaruka bakugaruye noneho ntanavunitse icyondo cyose cyuzuye kunda barankomera ndavuga ati ibi ntago bibaho ibi bintu bimbayeho ni ibishitani kabisa. Ako gasinariyo karambabaje byatari ntago ujye kwibagirwa. Reka ntago nakwibagirwa.
ibintu abasani bakunzwe kuvugaho ko bakoresha ikintu bita ibiyayura ni ibiyobyabwenge nibyo. Ibyo bintu nibyo cyane abahungu hano ahubwo birabishe kabisa, kuko umurara aba yumva undi bagendana akamubwira ati mani biriya bora birarenze, iyo nabifashe numva ndiciri nakwamye nta kibazo nifitiye, ubwo nanjye nkaba nteye agatambwe nkamubwira ati nanjye shyiriramo numva uko uba umeze, numva icyo wandushije kabisa. Ikindi impamvu nabo sinababureminga kuko hari n'impamvu nyinshi zatuma bajya mwa biriya bibora mwana, kuko abasani hano dufite depression, ubukene bwaratwishe nta n'iki ewana, ugasanga twebwe agahinda kacu tugatuye amayoga n'amatabi kabisa, kumva nibyo bintu bizima uri mu mwana, ntago nababureminga najye. Gusa nyine icyangombwa ni ukureba igikenewe ntiwiyicire ubuzima, nabivuze mwana ntuzagire uruhare mu kwiyicira ubuzima. Ninde muntu wo muri famiye waguciye intege akavuga ati nta kintu kikurimo rwose, imiziki yawe wapi, shaka ibindi ukora? Muri famiye ahubwo baramfana, ni abafana banjye, nta muntu wari waca intege muri famiye. Renda nk'urugero ntabwo afite ibipeti byanjye bishiki byanjye bitoya, ubwo nivuga bishiki byanjye nuko mbikunda n'abapeti nkunda. Hari igihe mba nanditse nka vasi nkahita mbabwira ati muze hano mbumvishe vasi nanditse, ubwo uri mu gikoni uri mu masahani ahita avamo akaza kugira ngo yumve ibintu noneho nanditse kabisa, bakisiga ifu, uwisize y'igikoma ya kawunga akisiga ifu kabisa, bakaza bakumva vasi ndi gutamo. Wallahi baramfana, n'umusaza bambwira ati ibyo bintu jya ubikora fresh, gusa ntuzarangare ngo ute umurongo kabisa. Nta muntu waciye intege wo muri famiye urebye ahanini. Wo hanze? Abo hanze barahari mwana, wo hanze uramubwira ati bimeze bite, ukamwumvisha akantu kawe akakubwira ati bro ibyo bintu byihorera, ibyo bintu nta kintu kirimo. Ako kubera ko uzi boro ushaka nawe ntago ucika intege mwana, nose uracika izihugira ubundi nazo nta ntege umuntu aba afite. Iyo utaragira aho ugera wacika intege z'ikisi ko ntacyo uba wumva, nta kintu uba wumva, rero uba ugomba gupushinga nk'umuhungu. None se kuki ubundi abasani mukunda gukora imiziki isa nkaho ari iy'akababaro cyangwa ivuga kuri tough life? Ewana ubuzima buvunanye kabisa, nawe uba ububona ku mihanda. Ushobora no kuba uri umwana wo mu biryo wo mu bisuperi, ariko wahindukiza amaso kubera n'inganzo yawe ukabona abantu benshi bababaye, kandi ntabwo uzajya kwirirwa uririmba ku bintu biri aho bidafite agaciro, ririmba ku bintu biri bufashe sosiyete mwana, kuko ubuzima buvunanye. Tunahereye kuri hip hop turirimba ubuzima, ukuntu yagiye yaduka, yagiye ivuga ubuzima bwo ku mihanda, uburyo abapeti bababaye ku mihanda, n'ibyo kenshi n'injyana turirimba nayo niho igenda ifatira. Watubwira nk'umusani wumva mu Rwanda ushaka kuzakorana nawe banga? Ewana barahari kabisa, ni benshi, ariko umuntu ushaka kuzakorana nawe banga Amaroni bura much respect kuri Amaroni, ndamwemera. Abandi barara ni benshi, abaraperi bose, ubundi umuraperi wese mba numva twakorana ingoma, kuko umuraperi ahava akagera ni umuhanga mwana, nta muraperi ujya uririmba ibintu by'ubugoryi biri hariya. Duhe vase uvuga ati njye nanditse iyi mirongo, Amaroni yaza agakubitamo banga tukaba twayisha. Reka numva akantu nashyiramo. Hari akabora nanditse ejo bundi, Amaroni nawe ni umuhatari, nawe yashyiramo ibintu bye, gusa iyo boro bayita Hero Ghetto. Ngo nkunda iyo uguyemo gero, bariri hoti dukanda na slomo, nk'umubebe ngira akamenyera iki cyaha ni late mbabarira untemo, ubwo kandi ubu wigize ishyano, speed ukoresha iramvunira amata ko ibitonyanga byishwe gasaso hit vuba vuba ndumva ngezeyo, ngo kagahumuro kawe ndumva kuzuye imvumo, nakubiswe kawogirira impunjyane horo nyinjiza ivuriro, ndi wiki ndumva nshaka umuteto ngarura mu isoko, ayo majwi y'uruvange nyumveho,
haguruka ubyina agakorasi hero nkumbuye voko yawe mu ijwi rituje uti oh my gosh this crazy bimenye niko nabaye fata iyi kribe ya sinabyaye amoke umukino ntacyo ntwaye ndi mu rukundo n'intoki zawe tuzi aho ugiye n'injye ugutwaye tokasta none se hari indirimbo wigeze wandika kubera ikibazo wari urimo cyangwa senare runaka ngo dutemo twumve? Nigeze kwandika indirimbo iri related n'umuhungu wanjye twabanaga mu buzima bwa buri kanya bayita intambwe ya mbere. Nibyo bintu nanditse nabonye ko byabayeho kabisa kuko n'ubuzima nawe yabagaho antera story z'ukuntu byagiye bigenda kabisa. Bayita intambwe ya mbere dutemo twumve. Intambwe itangira umwana w'uruhinja arashaka ibere ijoro kurikesha biragoye aranapfa bamubeshya karife mu bamuta imihanda inzara iramukanda umwanda burya atawushaka amajoro n'amajoro ahora higa ibyicaro ahora anoza amasomo ngo arebe ko yagerayo nzira ahora agenda yamutoje kuba umugabo inzozi z'umuhungu rimwe ni ukuzaba mu ngoro kanwa k'umurari iteka kabamo ibitutsi ntiyarezwe bihagije gusa we ni umunyakuri yizera ko Imana imurikira imbwa idahumbya kora rwanva mumva ahari biza kuda marayika murinzi imbere buri munsi umusasira ngadatemba mu nzira y'amabuye amutarutse imanga inkuru yidasibama Imana ntiyita kuho tuva ihora yandika inota washaka ubuceri buke n'agafema gataha izina rye rikava mu batwanisha inkokora utonde isaki bice bakavuga izina rye mu ijoro aranditse mu bere ikamba yarwaniye rangwa no kwiruka imihanda yose asesera gusenga buri munsi ntago ajya birekera Imana nzima nayo igisi bubugegera isura mbi bamwambika ntisigera imusenyera mahema ari kure ni mugufi nagayabona Imana niyizi nzira zacamo akahagera kurira buri munsi yizeye guhabwa inkunga n'umuribwe n'umuheza nguni burya ntacyo atinya kuva kera turiranga iki gikombe kirenga imvune z'abahanzi hasi barebera mu myenge ubu butwari nk'umwambaro bwahindutse ubushwa Imana ikunda bayo garuka udukure mu magi sirimira dusiga twese mu mitima yacu twujujemo ishaza ubugome n'umujinya kamenyero yeze nyina turi kwibura twambariye urugamba umwanzi turamubura imitwe yubitse duhora twicuza kuvuka imitima iboshye ibiragi dushaka gutunga ibipfuko ku maso abicanyi baradusumba mu kanwa heza h'impyisi hatwoshya kuyikunda ya man Keno urabizi ndagerageza mwana urabizi kabisa njye mba nemeye mu basani bose tuba tumaze guhura hari uwo muhura ukavuga ati niyo waba utemera urukwavu wemera ko ruzi kwiruka. Wana ndagerageza ya appreciate kandi mwana ni intambwe ku yindi niyo ngoma bayita intambwe ya mbere ni ukugerageza aho bivuye ejo siho biba biri ni ukugerageza tuzacika intege kabisa. Shana kubwiye ko ntazo kuko nta hantu harenze ndagera nta mpamvu yo kuzicika wallahi. Nanjye kabisa nkunda abantu baba bashaka gukora rega gukora iyo udakoze niho bihera ngo ubaye umujura wakoze ibiki cyangwa depression mu biyobyabwenge n'ibiki. Nanjye mfana kabisa iyo mbonye umuntu ari gukora muhereza amashimwe nkavuga ati really appreciate gukora nibyo bya mbere kandi ntugire n'umuntu wigereranyaho wowe surinde wowe ni wowe ntugire umuntu wigereranyaho kabisa ngo uvuge ngo uriya muhungu ngo yabikoze nawe kora pushinga. Ewana birakunda uko byagenda kose birakunda ahantu uri uyu munsi wakoze ejo naga aba ari huri. Ewana niko life imeze kabisa. Hari akajambo umuve yajyaga ambwira ati hashimwe wakoze umuntu wakoze ni ushimwe man. Noneho Keno udufitiye iki se muri no minsi iri imbere kugira ngo twitege ibintu birenze byatari? Mwitega ibintu birenze nk'ubu mfite ikigoma bita yangoma bita ndarwaye ngiye kuyita hanze ndi kuyitegura fresh mfite n'indi ndirimbo ngiye kuzabatamo imeze fresh nayo reka mba kubitira akantu reka mbahe show reka ni kano kanya dutemo. Wana nguhaye ibaruwa isaba amahoro nka kera dukina ibisakuzo impano zikundwa nabo mu rugo Imana gusa ari irenze cyano umoro uyu mutima uva amaraso unyize ijoro buke nzabeho vugururaho mbo ashyira umucyo remera ibyiringiro ntibonamo
tera igiti nkure nicayemo nyongera iyo kubaho nta kibazo nta mvururu ngira umuntu uri cool celebrations nyiza gakungu wa mumarayika ugendaho burabura fungure ndebeyo mvugane n'ijwi rizangizayo ibimvuna biba umutako nahoro yanjye mpagakoni sabira unkure mu bukoroni kiri ku bwoba nduka amarozi mbwiraho bweza ungira akanyoni igisekuru cyanjye cy'ubupagasi gihindure vuba kiba ubutoni bo twazanye uturenza aka gasozi izimo kutwigishe tumenye ijwi mbona inzira ziduheza gasozi duhekenywa n'impyisi z'amakari business zidukiza isari gishoro ni zero dupfuye rubi fata ingabo yawe urinde imishwi gaca karistedi gashonje bibi nibuze ubwenge witwaza imiti dayimoni hirya itaguha isiri abana dukunda basanze gagari ibyifuzo byacu n'ibigeri bwa mu bwoba ni bwinshi dufite imihari izi nzira turimo zigera ahandi niga ya yewe ya rayica biti ewana ni gutyo kabisa Keno yoyo urabona amasaha yatujyanye amasaha ndabona ari kugenda kabisa ngabwira abantu banjye ahantu basanga ibihangano byawe ewana abantu bawe rero ahantu basanga ibintu byanjye nibyo nteganya kuzajya nkora mfite aka YouTube channel ugiye ukandika muri YouTube yawe ukandikamo ngo irantangaje ubundi nitwa irantangaje niryo zina ryanjye ubundi wanditsemo irantangaje urahita ubona bora hariho bora ebyiri za poem banza ukore subscribe ku buryo ikindi gihe nishyiraho akantu uzahita ukabona kabisa ukansapotinga no kuri IG genda wandikemo Big Keno flowing dukomezanye kabisa abantu banjye rwose Keno mumukunde mumukundisha n'abandi dusoreze nk'umusani dukomeza reka mbakubita akantu noneho katabaho numbona wiruke cyane indoro y'amaniga ntago iri cool nafuze vuba amatwi yanjye impirimbanye inkuru y'imituku umusoro uraburije nibaza nk'ubu nzagwa he iyi nzira ijya kure ndabibonera nsigama imvune akanyoni ndahagurutse nanjye ubusizi ngo ndagana hey amata nakamiwe narabogoye nyuma menagura imbehe umushonje urakaye ngo tegereza abandi bijute uzarya ibisigaye wabaho wapfa ibyo ni kimwe teri ntabwo usimbuke abandi dore bararenze ubyuka ujye kuhira wa murima injijura ry'urimenge pfuka musenge dayimoni ihagaze yemye igiciro gihenze kishyurwa n'ufite keshe sinzi kwiruka umutima uhora usimbuka ndagotwa nkahumiriza nahaye intizi kimfata isi iradushingura reba uku kuzimu twinjira iyo pisi uri kudomeka itambare dutegereze gupfa nindamuka ntaje disi uzabatashye umuhungu ararwaye kiza ubuzima yarazitaye indorerwamo iri kure ndareba nkabona ishusho icuritse unsabire ku mano uryame niko biri nanjye sinabipanze yewe papa yamani yewana